ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 12 Ukuboza 2024. Aha niho tugiye guhurira n'Imana n'ijambo ryayo. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 41 umurongo wa 13 kugeza ku 20. Ngewe uhoraho Imana yawe ngufasha ukuboko kw'iburyo ngakubwira nti witinya, ninjye gutabara. Witinya Yakobo, wowe bahonyora nk'akanyorogoto, witinya Isiraheli, nubwo bakugeranya n'intumbi. Ninjye gutabara, wowe n'uhoraho bivuze. Umuvunyi wawe ni nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Dore nkugize imashini nshya icukura ubutaka kandi ifite amenyo asongoye, ugiye gutengagura imisozi uyishwanyaguze, n'udusozi uduhindura umurama. Uzayigosora itwarwe n'umuyaga, maze serwakira yinyanyagize. Naho uzasingiza uhoraho, uhimbarwe kubera nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Abasuzuguwe n'abatishoboye bashakashaka amazi, ariko bikaba iby'ubusa. Ururimi rwabo rukumirana kubera inyota. Ninjye uhoraho uzabasubiza, ninjye Imana y'Isiraheli, sinzabatererana. Nzavura inzuzi ku misozi itameraho akatsi, mu mikokwe hadudubiza amasoko. Ubutayu buhinduka ikidendezi, n'ubutaka bwumiranye buhinduka amariba. Nzameza amasederi mu butayu, iminyinya, ibiti bihumura n'imitini. Ahantu h'amayaga batera imizonobari, imisave n'imigenge bikurire hamwe, bityo abantu barebe kandi bamenye, bigishanye kandi bumve ko ari ikiganza cy'uhoraho cyabikoze, ko ari nyir'ubutagatifu wa Isiraheli wabiremye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 155. Uragasizwa Nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Mana yanjye, mwami wanjye, nzakurata, nzasinya izina ryawe iteka ryose. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarata ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uragasinzwe Nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 11 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, ndababwira ukuri, mu bana babyawe n'abagore ntigeze kuboneka uruta Yohani Batista, nyamara umuto mu ngoma y'ijuru aramuruta. Guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu, ingoma y'ijuru iraharanirwa, abibyihare niho bayikukana. Nuko abahanuzi bose kimwe n'amategeko bavuze kugeza kuri Yohani. Kandi niba mushaka kunyemera, niwe Eliya wagombaga kuza. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Akira buri munsi ihumure ry'Imana. Akira amahoro Kristo buri munsi. Akira ineza y'Imana buri munsi. Ubeho ubeshejweho n'ijambo ry'Imana buri munsi. Reka tubisubiremo. Abahanga mu gusesengura Bibiliya bemeza ko ijambo humura rigaruka inshuro 365 ryerekeza ku minsi 365 igize umwaka. Bishatse ko twibutsa ko no gutwibutsa ko Imana iduhumuriza buri munsi, ko Imana ibi turi hafi buri munsi. Rero muri Bibiliya bakoresha amagambo menshi a plusieurs variétés agaragaza uburyo ijambo uko ryatsinze mu buzima bw'abantu. Rigaruka ku buryo bwinshi. Humura, turi kumwe ndagutabara. Ngibyo Imana ibwira umuhanuzi Yeremiya ati, uri mu bushikamirwe, wihagarike umutima, komera, wibabara, humura, genda, wigira ubwoba Mariya, witinya Yakobo, wihangane. N'andi magambo menshi agenda agaruka aho ngaho, atwibutsa ko Imana ariyo mufungi wacu, atwibutsa ko ntacyo twagombye gutinya kuko Imana ituri hafi. Ubona rero umurwanya n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Ibyo byose bidukura umutima, ibyo byose bidushikamiye. Nyagasani agira uburyo buri munsi agenda aduhumuriza. Ni koko mu Kristo muvandimwe, uzi ko Imana itaduhumurije twahuma? Uzi ko Imana itaduhaye ihumure twahumagira? Niyo mpamvu Imana ituzanira amahoro buri gihe. Amahoro, ihumure, ituze. Ari n'amagambo yose nyine yerekeza kuri humura, kuri ya minsi 365 buri munsi Nyagasani araduhumuriza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana buri munsi
ujya uricaho uturongo uryerekeza ntukajya uriharira abandi gusa, kuko nyagasani hatambutse ihumure ryawe buri munsi. Mubyeyi, ujye uhumurizwa buri munsi nk'uko nyagasani nawe aguhamagaye. Amasomo twateguriwe aratuganisha nyine kuri iryo humure, ati witinya. Ngiye ingingo remezo tugiye kuzirikana, witinya. Ni ibiki biguteye ubwoba muri ino minsi? Imana irakubwiye iti witinya. Ni ibiki ubona bigushikamiye muri ino minsi? Nyagasani yagutumye ati witinya. Mu isomo rya mbere turumva umuryango wa Isiraheli uri mu kaga, uri mu bibazo, uri mu bushikamirwe, ariko nyagasani akaba agiye kuwutumaho aho uri mu buhungiro ijyanwa bunyago i Babuloni, ati witinya Yakobo, witinya Isiraheli. Nubwo bariya bari kuguhonyora nk'akanyorogoto, ariko imbere yanjye ufite agaciro, uri agaciro, niyo mpamvu ngiye kuza kugutabara. Humura, turi kumwe. Y'igihumure ry'Imana. Imana hari igihe ubona badutsikamiye, Imana hari igihe ubona ibibazo bidutsikamiye, ibyago bitwibasiye, abantu batwibasiye, nuko Imana igira uburyo igenda gusubiza buhoro buhoro. Ese ujya wumva ijwi ry'Imana rikubwira riti witinya? Mu buzima busanzwe dukunze guhura n'abantu bandi banyura ku mpande bakaduha ibisubizo byabo, bagatwereka ko badushyigikiye, kandi iyo ushishoje neza hari igihe usanga bya bisubizo baduhaye biganisha cyane cyane ku kuducakaza, kudushyigingiza, n'ubundi bugome bwose bashobora kudukorera bagiye bategura buhoro buhoro. Imana yo si uko ikoze, si n'uko ikora, ahubwo iyo twayisanze iradusanganira. Rero iki gihe cya Adventi hamwe n'iri somo rikubera umwanya wo kongera kureba ibi byose bikubuza amahoro, ibi byose biri kugukanga mu buzima, maze werekera Imana, dore ko iki gihe nyine ari cyo kwakira ubuvunyi bw'Imana, umucunguzi Mesiya ugiye kuza kuri Noheli azanye ibisubizo. Rero ni ukumuyoboka, kandi akaba ariwe turangamira, akaba ari we dukurikira kandi dukurikiza. Zaburi y'uyu munsi nayo iraduhamagarira ineza y'Imana, Imana iduhumuriza, ati uragasinzwe nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Amen. Iri jambo witinya, humura, naryo ryagarutse mu ivanjiri y'uno munsi, ubwo twumvise Yezu Kristo ari kurata Yohani Batisa. Yohani Batisa ashoboye gutinyuka kubera ko yaratumwe n'Imana n'umuhanuzi w'Imana, kuko iri kumwe n'Imana ntacyagukanga. Ubwo ashize ku cyumweru nibwo twarebye context Yohani Batisa yakoreragamo, ibihe bigoye. Ivanjiri yatangiraga batwereka ba Pilato bayobora bategeka ku ngoma ya Kaisari Tiberi, ingoma z'ibitugu. Pilato wundi nyine wishe Yezu ku ngoma none ya Herodi. Ba Herodi babandi bicishe Yohani Batisa bakamuca umutwe. Ibi byose iyo context, ako gahinda, ibyo bihe byose bisharira, ntibyabujije ijwi ry'Imana gutambuka ngo uwo Yezu yita ikihare, uhara ubuzima bwawe kugira ngo ijwi ry'Imana ritambuke. Abantu benshi kuri ino si, iyo twumvise hari ikidukanga duhita twiruka ijambo ry'Imana tukaripfukirana. Iyo ukuri gushatse gutambuka, abantu bamwe turiruka, nuko ukuri kw'Imana ntihagire gushyigikira. Kubera iki? Kurwana ku mugati, ati Herode ataza kumera nabi, Pilato ataza kumera nabi, ukaza gusanga ijwi ry'Imana ryarapfukiranywe. Uyu munsi Yezu ararata Yohani Batisa kubera ubutwari yagize. Iri jambo ikihare ritoze kuryitiranya n'andi magambo menshi, ikihebe, ikigomeke, kuko ikigomeke cyangwa ikihebe naho bose nyine babuze epfo na ruguru, bafite ubugome. Yohani Batisa we rero ikihare birerekeza ku ishyaka yagize, birerekeza ku butwari yagize, umunyakuri, inyangamugayo, ndetse no kwamamaza Yezu Kristo. Turibuka Yohani Batisa cyane cyane ubutwari bwe. Kuba ikihare birerekeza ku bintu bitatu yakoze mu mateka. Icya mbere nuko ari umuhanuzi, umurimo w'ubuhanuzi. Icya kabiri nuko ari integuza ya Mesiya. Icya gatatu ni umubatiza wa Mesiya, yabatije Mesiya. Nk'uko kwihara, Yezu ati guhera ku gihe cya Yohani Batisa kugeza ubu, ingoma y'ijuru irahanirwa, ab'igihane bayikukana. Amen, amen, amen. Nguko kwihara kwa Yohani Batisa, kwihara ko ntabwo ari ukwiyemera, ahubwo n'ubutwari yagize bwo gukorera muri ako kajugane, muri ibyo bibazo, ariko agatwaza kugeza igihe aho w'Imana. Mu buzima busanzwe duhura n'ibibazo byinshi, mu buzima busanzwe duhura n'ibintu byinshi bidushyira ku munzani, aho twagomba gutambutsa ukuri, aho twagombaga kwitwara neza, ariko kubera za ruswa,
amafaranga twakiriye, gushakisha ibintu, bikaza kurangira bamwe duhindutse ababeshyi, abandi akarengane kakwiterera, abantu benshi tugahunga tugakizwa n'amaguru. Kubera iki? Ntabwo turi ibyihare, ahubwo turi ibyihebe. Ijambo cyiharuze kuryumva ku buryo uhamagare kurwanya ishyaka rya kiliziya, ishyaka ry'urugo rwawe, ishyaka ry'Imana. Yohani Batisa, abafarisayo ndetse n'abigishamategeko baramupingaga, baramusuzuguraga. Yezu rero amuvugaho no munsi ni ukugira ngo amushingire igiti ko ari umuntu ukomeye, kuvuganirwa na Yezu. Burya mubyeyi, nta kintu cyiza nko gukorerwa publicité na Yezu. Yezu akaba ari we ugutaka, mu gihe abandi bari kugutuka, Yezu we akaba ari kugutaka. Nawe rero witinya, nubona ugeze mu kaga, uri mu bibazo, abantu bagutereranye, witinya, wibabara. Yezu niwe uzagukorera publicité, kandi publicité ya Yezu agukorera ibiryoshye, bimeze neza, kuko nta marangamutima agira. Iyo akuvuze nyine nta nibyo by'ukuri koko. Yamvuga ugira iti, nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho bose, hari umwe utakuvaho, ni Yezu Kristo. Witinya. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore w'umupfakazi ngo yari afite umuhungu we. Uwo muhungu ngo aza kwiga, ariga araminuza. Arangije kuminuza, amaze kuba dogiteri, aza no kubona akazi keza. Uyu musore rero akaba yarabanaga na nyina mu nzu imwe, dore ko ari umwana w'ikinege, niyo nyina yari afite wenyine. Ariko akaba yari afite ikibazo kiremereye ko yagaburira nyina akabona nyina atabyibuha. Nyina yari afite ibikovu ku mubiri, ibyo bikovu bikamubera inzitizi, bikamubangamira. Dore ko iyo yakiraga abantu, abategetsi bakomeye n'abandi bazaga kumusura, nyina ngo nawe yahitagaza akicarana nabo, akagumana nabo, akabaganiriza. Wa musore yamureba, akareba ibyo bikovu afite, akareba umubiri afite uburyo utameze neza, yamwambika akabona atari kuberwa. Akabazwa nuko nyina aza kumusanga mu gihe ari kuganira n'inshuti, rimwe na rimwe bikamubaza cyane uburyo nyina ahita yivanga aho ngaho, kandi atameze neza, ari ku ruhu, ari ku mubiri, kubera ibyo bikovu. Uwo musore bikamubangamira bikomeye cyane. Nuko umunsi umwe aza gufata icyemezo kugira ngo yakire abantu mu bwisanzure, nta bikomere afite, atewe na nyina utameze neza ku ruhu. Nuko afata icyemezo cy'uko agiye kuzajya kumwubakira kure, ubundi nyina akaguma iyo, nakaguma aho ngaho iwe, kugira ngo yakire abantu mu bwisanzure, nta gisebo, nta kinegu, nta kimwaro afite. Yanzu rero aza kuyubaka. Igihe cyaje kugera, bya bindi by'uko aho mutindi yanditse ntiriva, embomate agiye kumva, yumva ko nyina yapfuye. Nuko afata icyemezo nyine cy'uko agiye kumushyingura. Ngo ageze ku irimbi, ngo hari hateganyije umukuru w'umuryango ugombaga kuvuga ku mateka y'uwo mubyeyi watashye. Ubwo wa musore nawe nyine yari hafi ari kumva. Uwafashe ijambo atangira avuga ku mateka ya nyakwigendera. Araterura ati, nyakwigendera duherekeje umubyeyi yabaye intwari mu buzima. Ubwo yakoze igikorwa cy'indashyikirwa abandi babyeyi bose bagomba kureberaho. Uyu mwana umwe w'ikinege yabyaye, ngo yari inkubaganyi mu buzima bwe. Umunsi umwe yagiye mu nzu, adurumbanya insinga z'amashanyarazi, nuko umuriro waka muri ya nzu yose itangira gukongoka. Uyu mubyeyi rero igikorwa gikomeye cy'ubutwari yakoze, nuko yahise yiruka avana bwangu, ajya gufata wa mwana. Uko yakamufashe, umuriro uhita uramufata arashya. Niyo mpamvu mwagiye mubona mu buzima bwe afite ibikovu, inkomere, yarakomeretse, uruhu rwarangiritse, uruhu rwarahindanye. Kubera iki? Naho nyine nuko agiye gutabara uyu mwana, ngo umuhungu umwe gusa afite, nk'uko yamurokoye. None uyu mwana ariho, ni umuntu ukomeye, ni dogiteri ukomeye. Nuko neza wa musore wa dogiteri afatwa n'ikiniga, yongera ararira. Atari kurizwa gusa nuko mama we apfuye, aho bari kurizwa n'uburyo yamujyanye ishyanga, akajya kumubakira ishyanga, akajya kubaho wenyine. Akabazwa nuko nyina apfuye, atarigeze amubaza impamvu y'izo nkovu, ahubwo ko yahoraga mwinenda buri gihe cyose. Akana mpamvu yagiye kumwubakira kure, agahora atewe isoni nuko ari kubona ibikovu bya nyina, ibyo bibara, urwo ruhu rutameze neza rwa nyina.
neza neza agahinda karamwica. Ikibazo kikagira giti, ese ninde wishe uyu mubyeyi? Uze gukomeza ubyibazeho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Witinya. Ngicyo bita kuba ikihare. Ku ruhande rumwe uyu musore twamufata nk'ikihebe, we wikuraho nyina akajya kumwubakira ishyanga kugira ngo nyina atazajya kumufogerera urugo. Bigatwerekeza nanone uburyo twimura Imana, twimura abahezi wacu tugira ngo twisanzure. Nta mahoro ushobora kugira niba Yesu atari wawe. Nta mahoro ushobora kugira niba wamukene, wa wundi ubabaye, wa wundi wakomeretse atari wawe, utamwakira neza. Ngo ubuzima tubayeho nk'insoresore, abantu benshi bifuza kuryoha bakamererwa neza, nta kimvu, nta kibangamira, no stress, nta kinteza ibibazo, ugashaka gukura ibibazo iwawe. Umuhanga niwe wavuze ati, umunsi washatse kwimura umusaraba mu buzima bwawe, ubwo ni rwo gupfa rwawe, uko niko guhangayika kwawe, ubwo niko bubare bwawe. Bayoboke b'Imana, mwitinya. Nyagasani ari kumwe natwe, ariko icyo yifuza nuko natwe twaba intwari. Mwarimu yigeze kuduha umukoro mu ishuri, aratubwira ati, mwabana mwe mujye mushaka agakorwa byibuze kamwe ku munsi kakugira umumaritiri, kakugira uwaho Imana, kaguhesha ubutwari, agakorwa k'intwari. Nawe mubyeyi, uyu munsi nawe utahana uwo mukoro, byibuze ko kujya ushaka agakorwa bazasigara bavuga nyine wakoze ku butwari, kwirimbi bakazabona icyo bavuga. Ari umubyeyi wigeze avuga ati, kwirimbi hari igihe ugenda ugashyingura umuntu ukaza kubura ikintu uvuga. Kubera iki? Inkuru mbi asize imusozi, uko yagereye abandi nabi, ibibi yakoze, neza neza wagera kwirimba ukagira isoni. Nawe rero Nyagasani arifuza ko waba intwari, ukaba ikihare, ugahana ingoma y'Imana, ugakora ibikorwa byinshi. Ni kwirimba nyine bizagaragarira ubutwari bwawe. Ni kumva. Kumva biganisha kumva. Wongere urebe abo ubanye nabo, uko ubanye nabo, abo ukoresha. Ubuzima bw'umukristo buri munsi ni ukuba intwari buri munsi. Nyagasani aza buri gihe agusanga aho ngaho wagiye gutabara abandi, agusanga aho ngaho wagiye kuruhura abandi, agusanga aho ngaho wagiye gukiza abandi. Wongere urebe ko Nyagasani agutabara utabara abandi ryari, ko Nyagasani agukiza ukiza abandi ryari, ko Nyagasani aguhumuriza uhumuriza abandi ryari, cyangwa utuma bahumagira buri munsi. Witinya, witinya, witinya. Ibikorwa by'ubutwari bya buri munsi, gufasha abandi, kwitangira abandi, kwitwara neza, kabane nubwo ntawe uri kubibona, ariko Nyagasani we yabibonye. Igihe cyabyo kizagera, igihe cyabyo kizagera. Kurira ifoto nawe y'inshuti yawe, y'umubyeyi wawe, ukazamenya amakuru ye, ukamenyera kumva, ukazamenya ubuzima bw'umuntu mubana, umenyeye kumva. Mbega ibibazo biri hamwe ababyeyi mwe, mbega akaga karaha, mbega akarengane karaha. Urebe ibyo bintu byose biri kugutera ubwoba, kwakira abantu ariko uri guhungeta Imana, gusanganira abantu, gusabana n'abantu, ariko Imana uri kuyihunga. Nguko rero isomo ry'uyu munsi rigufashe utinyuka icyiza, ugatinya ikibi, utinyuka kwegera Imana, ugahunga icyaha. Mu buzima bw'umuhanga no guhunga ikibi no gushakashaka Imana buri munsi. Mwifurije guhorana n'Imana, uhorana imigisha y'Imana, ubane n'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas, Diyosezi ya Cyangugu.